Ngiye kubasuhuza amahoro y'Imana abe muri mwe. Tugiye kurebera hamwe incamake z'igitabo cy'Itangiriro n'ibice by'ingenzi bikigize. Itangiriro ni igitabo kivuga iby'intangiriro, kitubwira iby'intangiriro y'ijuru n'isi, itangiriro ry'umuntu, iry'icyaha n'itangiriro ry'umugambi w'Imana wo kuzana igisubizo ku cyaha. Ibice 11 bibanza bitubwira iremwa ry'isi n'umuntu, uko icyaha cyaje n'uko kirimburwa n'umwuzure wo ku bwa Nowa n'ibyakurikiyeho nyuma y'ibyo. Igice cya 12 kugeza ku cya 50 hatubwira ibya Aburahamu n'umuryango we, aho Imana yari kuzanyuza cyangwa se yanyuze ngo icungure umuntu. Hari ibice by'ingenzi rero bigize iki gitabo cy'Itangiriro. Igice cya mbere ni ukuremwa k'umuntu. Iyo umuntu aza kubaho ku bw'impanuka gusa, nta gaciro aba afite, nta shingiro ryari kubaho ryo kumenya ikibi n'icyiza, ariko Imana yamuremye mu ishusho yayo. Umuntu afite agaciro karuta ak'inyamaswa, ibimera ndetse n'ibindi tubona ku isi. Umuntu afite ubushobozi bwo kugambirira, kuvuga, gutangara, gutekereza no kwiyumva, kuko dufite uwo dutegekwa nawe, nk'uko umubyeyi cyangwa se umwana ategekwa n'umubyeyi we. Imana yahaye umuntu inshingano zo gutunganya isi, ikaguma ari iy'Imana, twebwe tukaba abakozi gusa. Igice cy'ingenzi cya kabiri kigize iki gitabo cy'Itangiriro ni gushakana. Gushaka cyari igitekerezo cy'Imana, si icy'umuntu. Intego y'Imana ni uko umugore yuzuza umugabo we, noneho akagira agaciro nk'umufasha, kandi umugambi wayo kwari ugushyingiranwa n'umugore umwe ku mugabo umwe, kandi bakabana iteka ryose. Ibyo dushobora no kubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ku gice cya 19 ku murongo wa 3 kugeza ku wa 6. Igice cya 3 kitubwira kugwa k'umuntu. Mu gihe Eva yatangiye gushidikanya iby'Imana yababwiye, yahise agwa mu cyaha. Inzoka imusezeranya ko azamera nk'Imana. Buri gihe icyaha kituzaho gishingiye kuri iryo rari ryo gushaka kumera nk'Imana, tukishyiriraho amategeko yacu ubwacu. Ingaruka y'icyaha turayibona muri iyo nkuru. Byatumye umubano wabo n'Imana ucika, umubano w'umuntu na bagenzi be, umuntu n'umutima we, hanyuma umuntu n'isi tubamo. Igice cya 4 ni umwuzure. Uko igihe cyagendaga niko umubare w'abantu wiyongeraga n'ibyaha bikiyongera. Imana yahisemo gutsemba ikiremwa muntu, igatangira bushya iciye muri Nowa n'umuryango we. Nowa ni urugero rwiza rw'umuntu mwiza, umwizerwa, uhamya iby'Imana hagati y'abatizera. Igice cya 5 cy'ingenzi mu bigize iki gitabo cy'Itangiriro kivuga kuri Aburahamu. Imana yahamagaye Aburahamu imuvana mu muryango mwiza ariko wa gipagani,
Aburahamu yemeye umuhamagaro atazi aho azagana. Imana yagiranye isezerano na Aburahamu, imuha umuhungu wo mu zabukuru, igerageza kwizera kwe. Ubuzima bwo kwizera no kumvira kwa Aburahamu bizabere abizera bose urugero. Igice cya 6 cy'ingenzi kigize iki gitabo cy'Itangiriro kivuga kuri Isaka. Imana yahaye Isaka umufasha. Isaka abyara impanga, yari umunyamahoro. Imana ikomereza isezerano yagiranye na Aburahamu muri Isaka. 7 kivuga kuri Yakobo. Yakobo yajyaga aba umuriganya, akoresha abandi kugira ngo abone inyungu ze. Ntibyabuza Imana gukomeza isezerano ryayo, kandi iramuhindura aba umuntu w'Imana. Igice cya nyuma cy'ingenzi kigize iki gitabo cy'Itangiriro ni igice kitubwira kuri Yosefu nk'uko tubisoma hariya muri iki gice cya 37 kugeza dushoje kino gice, kugeza dushoje iki gitabo kigizwe n'ibice 50. Guhera nyine hano kuri igice cya 37 kugeza ku cya 50 haba havuga ku bya Yosefu. Bene se baramwangaga kuko yakundwaga na Yakobo cyane, bituma bamugurisha nk'umucakara. Ariko ubwo bugome Imana yabumukuyemo umugambi ukomeye. Inshuti rero bavandimwe, ndumva incamake z'iki gitabo cy'Itangiriro tuzibonye. Hanyuma ugize nk'igitekerezo wampa, kuko nta muhanga mu by'Imana biba bikwiriye kwitonderwa. Hari nk'aho nibeshye, cyangwa se hari nk'aho wanyunganira, cyangwa hari irindi jambo rima kuraje wambwira, warishyira muri komenti n'ubundi, kugira ngo ubutaha mu gitabo gikurikiyeho cyo Kuva tuzagende tubikosora. Murakoze cyane.